Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese, ndabahobeye mu izina rya Yesu. Abakurikira ikiganiro Saveur Divine, ndi Odette Kandama ubasuhuza. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku mumaro wo gusenga cyangwa umumaro w'amasengesho. Turimo turifashisha umurongo wanditse mu rwandiko rwa Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Twafashe B yawo, ariko murankundira dusome umurongo wose wa 16. Handitswe ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana ibaha umugisha. Navuze ngo turimo turaganira ku mumaro w'amasengesho, ariko se amasengesho asubizwa cyangwa yumvirwa ni amasengesho ameze ate? Ni amasengesho yasenzwe nande cyangwa numeze ate? Ubane nanjye muri kino kiganiro. Iyo witegereje neza ugasoma uyu murongo dusomye cyangwa ukawusubiramo, gusenga kugira umumaro, ariko nugusenga kwande? Bibiliya yatubwiye ngo nugusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro, utari muke mwinshi, ariko kandi kukagira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Haleluya. Ngewe rero insanganyamatsiko nakuzaniye uyu munsi nivuga ngo dusengane umwete kandi dukiranuka. Niwitegereza uko uyu murongo utangira wa 16, atangira havuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu. Nimumara kwatura ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Bagasobanura ngo impamvu yuko kwaturirana ibyaha kwabanje Bibiliya idusaba ni ukubera yuko gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro mwinshi. Hanyuma bakongeraho kandi ngo iyo asenganye umwete. Rero ndashaka kuvuga ku magambo abiri muri iki kiganiro. Ndashaka kuvuga ku mukiranutsi, umuntu aba umukiranutsi ate cyangwa umukiranutsi ninde. Hanyuma ndaza kuvuga no gusengana umwete. Nibyo bintu bibiri mvugaho. Abazankurikira bazakurikiraho bazakomeza bababwira umumaro w'amasengesho, ariko kugira ngo uwo mumaro uzabeho mu gusenga kwanyu cyangwa kwacu, nuko tubanza kumva umuntu ukwiye gusenga ayo masengesho n'uburyo akwiye kuyasengamo. Rero Bibiliya iratubwiye ngo ugusenga kugira umumaro nuko umukiranutsi, kandi wa mukiranutsi ntasengane intege nke cyangwa ubunebwe cyangwa ubute, ahubwo agasengana umwete. Imana ibaha umugisha. Mu nkundire twongere dusoma amagambo y'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 15 umurongo w'8. Handitswe ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Kunezeza niko kunezeza Uwiteka mu yandi magambo. Donc iyo umunyabyaha atanze igitambo cy'amasengesho cyangwa iyo asenze, Imana ibibona nk'ikizira, ariko umukiranutsi we yasenga ngo bikanezeza umutima w'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9 umurongo wa 31,
naho haratubwira ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Bene data, mbere yuko dusenga Imana birakwiye ko twihana ibyaha, nk'uko wa murongo watubwiye dutangira dusoma uko utangira. Dukwiye kwihana ibyaha. Imana yumva umukiranutsi, niwe yumva. Isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Isengesho ry'umunyabyaha Imana yumva ni rije ribwira Imana ngo mbabarira. Uretse iryo nta rindi Imana yumva. Ibyaha bidutandukanya n'Imana, bene data. Ibyaha bituma tutumvirwa, ibyaha bituma tudasubizwa. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo nugusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro. Ariko si umukiranutsi ni muntu ki? Umuntu aba umukiranutsi ate? Bibiliya itubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Twese turi abanyabyaha, ntabwo twashyikira ubwiza bw'Imana twebwe ubwacu. Ariko hariho icyo Imana yakoze. Imana yaduhaye Yesu, umwana wayo, iramutanga kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Wa murongo twahereyeho dusoma muri mwisanganyamatsiko yacu haravuga ngo mwaturira n'ibyaha byanyu. Haleluya. None uyu murongo hano nawe uratubwiye ngo iyo umuntu yijeje umutima Imana imubaraho gukiranuka, hanyuma akatura, noneho akatura ibyaha bye, Imana ikamubabarira. Hanyuma kandi akatuza akanwa ke ko Kristo ari umwami. Haleluya, haleluya. Bakundwa bene data, twizeza umutima ko Yesu ari umwami, ko Yesu yavuye mu ijuru agapfira ibyaha byacu tukamwizera. Ni ku bwacu yaje, ni ku bwacu Imana yamutanze, ni ku bwacu yapfuye. Yapfuye azira ibyaha byacu tukabyizera. Iyo tumaze rero kwizera ko Yesu yaje yapfuye ku bwacu, yamennye amaraso ku bwacu, tukizera Yesu Kristo uwo murimo yakoze ku musaraba, ko yamennye ayo maraso ku bwacu, ko urupfu rutamuheranye, ko yazutse, tukabyatuza akanwa kacu ngo Kristo uri umwami, turakwakiriye, turakwemeye, turakwizeye. Icyo gihe uba ukijijwe, Imana ikubaraho gukiranuka. Iyo nakiriye Yesu aza mu mutima wanjye, akaba muri nge nanjye nkamubamo, Imana yanyitegereza niba ari jyewe ibona, ahubwo ikabona gukiranuka ku mwana wayo Yesu Kristo nizeye utagira inenge. Umwe yararirimbye aravuga ngo iyo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso y'umwana we, ntabwo ancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Imana ishimwe. Gukiranuka tubihabwa no kwizera Yesu Kristo, no kwizera amaraso ye, no kwizera ko ari twe yapfiriye kandi ko yazutse, nicyo kiduhesha kuba abakiranutsi. Hanyuma tukanga ibyaha kuko Imana ibyanga. Ibyaha bidutandukanya n'Imana, tukabyanga, tukabyirinda. Umva ukuntu umwanditsi wa Zaburi ya 66 yavuze. Zaburi 66 umurongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabanyumviye. Umuntu ufite gukiranirwa mu mutima we, Uwiteka ntamwumvira. Ariko uwihannye ibyaha akizera Yesu, akabwira Yesu akabimubabarira, uwaba umukiranutsi. Uwiteka yamureba akamubonaho amaraso y'umwana wayo yizeye, ikamwita umukiranutsi, maze yasenga akumvirwa. Imana nibaho umugisha. Reka tuvuge ku gusengana umwete, kuko twabwiwe ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ariko yasenganye umwete.
iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 18 ugasoma uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 8 uhasanga umucamanza w'umugome ukiranirwa, ariko ukahasanga n'umupfakazi wamutitirije, kugeza ubwo igihe cyageze ku murongo waho wa 5 haravuga ngo nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu. Ni umurongo wa 4 aho ujya gusoreza, ni umucamanza wabivugaga, nubwo ntubaha Imana sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Gutitiriza bene data, Bibiliya iratubwira ngo Yesu yabibwiye abigishwa be ashaka kubabwira ngo basengane umwete ntibarambirwe. Iyo usomye umurongo wa 7 cyangwa se uwa 6 uhereye ku wa 6 haravuga ngo nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Bene data bakundwa, Imana irashaka ko dusenga dukiranuka, Imana irashaka ko dusengana umwete. Gusenga k'umukiranutsi niko kugira umumaro, ariko kandi yasenganye umwete. Aya masengesho dusenga mu gitondo tubyutse umunota umwe, aya dusenga nimugoroba turyama umunota umwe, rimwe na rimwe twayura kubera umunaniro, aya masengesho dusenga tugiye kurya, rimwe na rimwe ukanabyibuka wamaze kugeza ifurusheti mu isahani cyangwa ibiryo byageze mu kanwa, ayo masengesho ntacyo yadufasha. Twige kubana n'Imana, twige kuyegera, twige kuyititiriza. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, ariko yasenganye umwete. Uwiteka tubashishe twese gusenga dukiranuka kandi dusengana umwete mu izina rya Yesu.